ngize Imana mbona muri iyi minsi mbashije kubona umuti mwiza pe. Ngira ngo wenda tuzazana abantu babaho ubuhamya n'umuti wizewe wujuje ubuziranenge ufata yaba ari umugabo ufite ikibazo cyo kuba warangiza vuba cyangwa se ucika intege igitsina cyawe ugasanga ntigikomeye nta reme gifite. Uwo muti nanjye byaranshimishije kuba narawubonye. Hari abantu benshi nkimara ko bavuga ati Shangazi warakoze twe tuzi ko bidashoboka. Najya nkubwira ntago ari kwamamaza, ushaka kuza ukawufata cyangwa ntubufate ni uburenganzira bwawe, ariko ni ikintu cyashimishije kuko ntago nashimishwa no kubeshya umuntu ngo mvuge fata uyu muti ejo usange nta kintu umumariye, ejo usange nta kintu umumariye. Oya, navuze nditonda ndavuga ngize amahirwe mba narawubonye. Ni umuti ukorerwa hanze, ukaza utunganije mu binini, ariko n'ubundi uri mu bimera, ukoze mu bimera, ariko ni umuti wizewe. Ndawubatuye n'umuti mwiza cyane ku bagore bafite ibibazo by'ubushake, bagiye bakabura ubushake neza, ubushake bugashira. Nzi ko abagore benshi muzagenda mubwira n'abandi kuko n'abagabo bamaze gufata ubu ngubu bagiye babwirana. Turabasuhuje bakunze bacu, bakunze b'ikiganiro rya mukuru, bakunze b'ikiganiro cya Shangazi. Turabashuje cyane, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, Imana yo mu ijuru ibishimire. Nari bakumbuye cyane. Reka rero nkuko bisanzwe n'ubundi dutangire dusenga kugira ngo tuze gukomeza twibwirana. Mana turagushimiye, uri Imana nziza, uri Imana ikiranuka, uri Imana ifite imbaraga n'ubutware. Tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ko ugenda utwereka imbaraga zawe, tugushimiye gukomera kwawe, tugushimiye ko wagiye ubana natwe mu bihe bigiye bitandukanye, tugushimiye izi ngo urimo kugenda wubaka, uzisana, ugenda ukora imirimo n'ibitangaza bikomeye muri izi ngo z'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi ndetse n'abandi bari mu bihugu bigiye bitandukanye. Izina ryawe nirishimwe. Tuje rero mu kiganiro cyo kubaka n'ubundi turasabye ngo ubane natwe, ufashe abantu bagiye kureba cyangwa se gutega amatwi iki kiganiro, ubagirire neza, imbaraga zawe zibane nabo. Bafite ibibazo, abafite intambara mu ngo zabo, ababona bibacanze bibabereye ibibazo, ababona ari umusozi uri imbere yabo, babona babuze uko bagenza, reka ubabere igisubizo kubera kuri Imana. Bana natwe rero tugire neza, udufashe muri iki kiganiro kandi gihindura abantu benshi, gitanga umusaruro ukomeye. Urakoze, turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Turabashimiye rero cyane. Nkuko nababwiye nitwa Shangazi Dative, amazina yanjye bwite ni Mukamana Dative, ariko hakiyongeraho Shangazi. Rero Shangazi murarimenyereye, ni izina risanzwe rizwi cyane cyane ku maradiyo, ku ma YouTube, ku macano agiye atandukanye. Mwagiye mubona ibiganiro byanjye byinshi byubaka ingo, byubaka umuryango. Rero ndabashimiye cyane, ndabashimiye ko muri abantu beza, muri abantu b'inkoramutima zanjye, kandi ndashimira cyane abantu bagiye batera intambwe bakavuga bati reka tujye kureba Shangazi adufashe ku bibazo byo mu ngo zacu. Ndashima Imana yagiye ibikora kuko ntago ari njyewe. Imana yagiye ibikora igahindura ibintu byinshi byari byarananiranye. Ingo nyinshi zari zisenyutse kubera ubuzima burimo nyine ibitagenda neza mu buriri. Imana yagiye nkoresha, rero ndayishimiye, nihabwe icyubahiro. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku gucika intege cyangwa se kubura ubushake kw'abashakanye. Ngira ngo murabizi ko iki kintu cyo kubura ubushake ku bashakanye ni ikintu kigenda kikababaza umuntu ku giti cye. Abashakanye, umugore n'umugabo, iyo hagati yabo nta bushake, hariya ubundi niho hava ibyishimo ku bashakanye, niho hava umunezero. Iyo hamaze kubura ubushake, hakabura ibyishimo mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, ni hahandi usanga urugo rusenyuka. Tujye kureba rero ese ni ibiki biri mu gutera uko kubura ubushake kw'abashakanye. Ngira ngo abantu benshi maze guhura nabo, benshi cyane batandukanye, bafite ibyo bibazo. Ngira umubabaro nkavuga se Mana, ni gute nabasha kuganiriza abantu bose? Kuko hari igihe umuntu aza avuga ati ngewe nisanze ariko nteye, nashatse umugabo ariko nisanga narabuze ubushake neza mu myaka tumaranye. Sinzi ngo ubushake ni iki, sinzi ngo kunezerwa mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ni iki. Ugasanga umuntu afite intimba imeze gutyo, ifite agahinda kameze gutyo, ariko njyashima Imana iyo ngezeho ko Imana ijya ibikemura. Ntabwo ari ngewe, ariko Imana ni Imana nziza, ni Imana ikora, ni Imana ihindura ibintu. Hari igihe uba wibaza ukavuga uti se birashoboka ko nanjye nabo umugore nk'abandi? Birashoboka ko nanjye nakwishima nkanezerwa mu buriri? Birashoboka ko nanjye kumva umunezero mu buriri? Birashoboka. Abantu barabana nka mushiki na musaza, ukwezi kumwe, amezi abiri, amezi atatu agashira, nta gikorwa kibaye ku bashakanye. Ibyo ukabireba ukavuga se niki? Umuntu akaza akambwira ati ubu tumaze ukwezi kumwe, tumaze amezi abiri, nta kintu dukora, nta bushake ngira. Ubwo wenda n'umugabo, umugore nawe ati nta bushake ngira. Niyo tugerageje ngo turabikora,
ni amasegonda ni iminota ingahe bikaba birarangiye. Umugore akazarira ati ni gute nzaba umugore nk'abandi, ni gute nziyumvamo ubushake nk'abandi, Shangazi uramfasha iki? Nkumva nyine no mutwaro uremereye, nkavuga se Mana ni igiki? Ati nagiye ahantu henshi hatandukanye, nagiye nafashe imiti, ntaho akandondorera ahantu henshi, akandondorera akambwira ati Shangazi ko nakumvishe, ko nakurebye nkabona uri umurokore, niki wamfasha? Tukaganira nkamwumvisha ko ari ibintu bishobora gukira, bishobora gukira tuganiriye mu biganiro. Kuko burya hari igihe ibyo bintu byo kurangiza vuba, byo gucika intege, byo kutarangiza kw'abagore bishobora gutuma guterwa wenda no muba mutigeze muganira. Iyo nkuganirije rero biramfasha kumenya ni ikihe kibazo gihari, ni ikihe kibazo gihari gitumye umugabo akora iminota ingahe akaba ararangiza, ni ikihe kibazo gihari gitumye umugore nta bushake yiyumvamo kandi aremye neza nk'abandi, yakagombye kuba afite ubushake. Iyo bigezeho turaganira nkamenya buri akantu n'akandi. Hanyuma murabizi ko burya bituruka ku bintu bigiye bitandukanye. Kurangiza vuba kw'abagabo, gucika intege mu gikorwa, bituruka ku bintu byinshi bitandukanye, wenda turavugaho bikeya. Ariko hari igihe ujya wibaza ukavuga se ukaba wavuga uti wenda niko nteye, niko ndemye, ni iminota ngomba gukora wenda iyo minota 2 cyangwa 3, ukumva ni ibyo, ukumva wangiza muri iyo minota ukirangiriza. Buriya rero hari abagabo benshi bagize ese ubundi biterwa n'iki? Akambaza biterwa n'iki? Nukubera iki nkora mu minota 2 minota 3? Ndajya nkubwiye ngo buriya biterwa n'ibintu, buriya hari igihe ushaka kuba warikinisheje. Hari abantu benshi batazi ko kwikinisha bishobora gutuma umugabo arangiza vuba mu gikorwa, mu gihe yamaze gushaka. Abikora ari umusore, arubikira umwana mutoya yumva nta ngaruka, ariko inyungaruka zikazabaho nyuma, ugasanga bifashe iminota 2 mu gihe ashatse umugore cyangwa 3, cyangwa se no gucika intege. Iyo wikinishije rero ni ikintu kimwe gishobora gutuma urangiza vuba, gishobora gutuma ucika intege, gishobora gutuma uhurwa n'umugore ukaba wamara ukwezi kumwe, amezi 2 wumva nta n'ibyo ushaka. Icyo ni kimwe. Hari ikindi kuba utiyumvamo uwo mwashakanye. Birashoboka kuba abantu barashakanye batiyumvanamo, bashakanye kubera impamvu runaka, wenda bahuriye bahujwe nuko hari icyo ushaka ku mugore wawe cyangwa se umugabo wawe, ni imitungo wenda, na amafaranga, n'iki, ntumukunda, umushatse wenda kubera ko umubona, wenda tuvuge hari umukobwa wigize kumwe ati ngewe hari umugabo ngiye gushaka, ni mukuru pe, ariko si mukunda habe na gato, ikintu mugiye kumushakira nuko afite inoti. Birashoboka rero ushobora gushaka gutyo. Iyo ushatse gutyo umuntu utamukunda, nukuri buriya reka nkubwire, ikintu cyitwa urukundo hagati y'abashakanye nicyo kintu gituma iriya gahunda yo mu buriri igenda neza. Iyo nta rukundo mushobora gushakana pe, wenda munarufite, ariko mu gihe mugeze mu myaka uko ugenda iza hakaza mutuntu n'utundi bigatuma imibonano itagenda neza kwa urukundo rwabuze. Yego hari kubura urukundo rero, hano kuba wenda wirirwa mu kazi kagiye gatandukanye, bigatuma ntubona umwanya wo kuruhuka, kamara ukwezi, amezi 2, amezi 3, nta kanya na gato ubona ko kuruhuka. Biriya rero iyo utaruhuka bituma ubwonko nyine bunanirwa cyane, hanyuma kira gikorwa kigeraho kikakunanira. Hanyuma ibyo byose n'ibindi bigiye bitandukanye tugera tubivugaho. Kuba rikinishije, kubushaka kuba wabura umwanya wo kuruhuka, hanyuma n'ibindi no kuba utishimira uwo mwashakanye. Hanyuma rero wenda reka tugaruke no ku bagore. Abagore nabo bituruka n'abagore rega bajya bikinisha. Iyo wikinishije nawe birakwangiza. Ikindi kandi ku bagore bishobora guturuka no ku misemburo yawe, iyo yagabanyutse ubushake buragenda bugashira pe, ugasanga ni wa muntu rwose bagomba kwingingiriza, bagomba gukoraho, bagomba kugira gute. Noneho rero ikibazo, iyo ubaye ufite umugabo utabasha kuba yagutegura, aba ari ikibazo gikomeye cyane. Yataguteguye ni hano mushobora kugenda mukimarira n'ukwezi, mukimarira n'amezi 2 cyangwa 3 mutabikora, kubera ko nyine nta bushake. Wenda umugabo we ntabwo afite, nawe ntabwo ufite, muragenda mwiryamire, cyangwa se umugabo arabufite, umugore ntabwo. Ni handi uzasanga gukoraho, agakora hano hose, akagira gute, akagutegura bishoboka byose, ariko kumva nta kintu urimo kumva kubera ko wabuze ubushake. Ikindi kuba nawe utamwiyumvamo, akaba ari wa mugabo wenda uguhoza ku rutoto rwa buri munsi, ahora gutuka buri munsi, aguhoza kunyeke, nimubona akanya kuganira, nta byishimo mugirana, nta busabane, nta mishyikirano mugirana hagati yawe n'uwo mwashakanye. Aho ngaho rero igikorwa nikigenda neza. Ni handi uzasanga umubiri, kandi buriya niyo umumaze igihe mutabikora, wowe mugore umubiri wawe
urivumbura ukumva nyine kubera ko wa mugabo amaze igihe atabikora ukumva nawe ukageraho ukivumbura imisemburo ikagenda ikabagabanyuka. Hanyuma rero ndagira ngo mbabwire ngo ibyo bibazo byose n'ibindi tutabashije kuvuga nawe uzi wenda tuzagenda tunagarukaho, ni ibintu bibabaza cyane bituma ingo zigenda zisenyuka. Hanyuma kubw'izo mpamvu rero nagiye mpura n'abantu bameze gutyo, bafite ibyo bikomere, bafite izo ntimba, benshi bakaza bakantura amarira, bakantura agahinda, ati Shangazi dukora iki, bigende bite, wadufasha iki, wakora iki? Hamwe rero nanjye no gusenga nabwe nzagenda ndeba, kuko buriya kugira ngo buriya gufasha abantu ukabaha ibintu byizewe ni ibintu byiza bikubakira ubuhamya bwiza. Hanyuma niyo mpamvu rero natekereje ndavuga ni gute nanjye ndashakisha, ngize Imana mbona muri iyi minsi mbashije kubona umuti mwiza pe. Ngira ngo wenda tuzazana abantu babaho ubuhamya, n'umuti wizewe wujuje ubuziranenge, ufata yaba ari umugabo ufite ikibazo cyo kuba warangiza vuba cyangwa se ucika intege, igitsina cyawe ugasanga ntigikomeye, nta reme gifite. Uwo muti nanjye byaranshimishije kuba narawubonye. Hari abantu benshi nkimara ko bavuga ati Shangazi warakoze, twe tuzi ko bidashoboka. Nagira ngo nkubwire ntago ari kwamamaza, ushobora kuza ukawufata cyangwa ntubufate, ni uburenganzira bwawe, ariko ni ikintu cyashimishije kuko ntago nashimishwa no kubeshya umuntu ngo mvuge fata uyu muti ejo usange nta kintu mumariye, ejo usange nta kintu mumariye. Oya, navuze nditonda, ndavuga ngize amahirwe mba narawubonye. Ni umuti ukorerwa hanze, ukaza utunganije mu binini, ariko mu bintu ubundi uri mu bimera, ukoze mu bimera, ariko ni umuti wizewe, ndawubatuye. Ni umuti mwiza cyane ku bagore bafite ibibazo by'ubushake, bagiye bakabura ubushake neza, ubushake bugashira. Nzi ko abagore benshi muzagenda mubwira n'abandi, kuko n'abagabo bamaze gufata uwo nguwo bagiye babwirana bimeze neza. Ni ikintu cyashimishije cyankoze ku mutima. Ku bagore nivuze ku bagore babura ubushake, ukagenda ukabura ubushake neza, ukumva umugabo naho yagukora ahantu hose nta kintu wumva, uragenda ukazamura imisemburo yawe. Ku bagore babandi bita ngo niba mukagatare, ugatangira kumva ibintu bimeze neza. Ku bagabo nabo bacika intege nyine, ukumva kubera ko byatewe no kukwikinisha cyangwa se ibintu byose icyaba cyarabiteye cyose, urakira ukamera neza. Rero icyo ni ikintu ndagira ngo mubwire ngo ni ikintu cyashimishije cyane, kubona ikintu mpaye abantu banjye bakambwira bati ibi bintu bimeze neza. Nanjye byaranshimishije, numva biranyubatse. Ntago ndimo kwamamaza wenda ngo uzigure, uzaza ubishaka, nutabishaka nabwo ntuzaza, ariko ikintu kinshimishije nuko hari iyo miti irimo kubafasha bikagenda neza. Tuzabazana batanga ubuhamya, bababwire ibyo ukuntu bimeze neza. Hanyuma rero ikintu kirimo kunshimisha ni ukumva rwa rugo rwari rusenyutse, rwa rugo rwari rurangiye, uyu munsi ibintu bimeze neza, urugo rwubakitse. Umugabo avuga ati nukuri Shangazi warakoze, Shangazi waranyubakiye, akarangira uti kwa Shangazi nahakuye umuti umeze gutya, Shangazi warakoze. Nanjye nkumva mbishimiye Imana rero ikomeze kugenda ibaha umugisha kandi ikomeze kububakira, kuko kubaka urugo ntago ari imikino. Kubaka urugo ni urugendo rurerure, ni urugendo umuntu akora kuzageza ryari avuye mu mubiri. Ni ukuvuga ngo kubaka ntago ari imikino, ni urugendo rurerure, ni ishuri umuntu ahora yiga ashakisha udushya, n'utuye dushya ni ikihe kiza nakora kugira ngo urugo rwanjye rumere neza. Hanyuma rero turagira ngo tubashimire cyane kandi tubabwira ngo Imana ikomeze kubaha umugisha, ikomeze kubafasha, ibagire neza mu ngo zanyu. Tubabwira ko dufite n'ubundi uwo muti kandi uzagenda ubafasha, ubakorera ibyo byose. Turabibutsa kandi bagore namwe bakobwa ko dufite urubohero. Ngira ngo abantu benshi bamaze kurwisangamo, ngira ngo abagiye bakubita ahantu hirya no hino hagiye hatandukanye baje kwisanga bagaruka kwa Shangazi, kuko ntago ari ukwihamya, ntago ari kugira gute, ariko mbakorera ibintu neza pe. Nagira ngo mubwire ngo urubohero rurahari. Umugore nta mpamvu yo gusenya. Abagore benshi bajya babaza, nzi ko nabona ko ugiye gukanda. Okay, hari abagore benshi bajya bambaza, akambwira ati se Shangazi birashoboka koko ko umugore wabyaye, umugore wamaze kugera mu myaka 40 ashobora guca imyo bigakunda? Nyine abantu benshi baracyabyibazaho. Ngiye ngubwire ngo bagore, ntubizi ko umugabo wawe ahora bikubaza buri munsi. Njyewe nakira abantu benshi bagiye boherezwa n'abagabo, ujya kwa Shangazi urabizi ko ahora bikubwira, akiriza nomero ujye muhamagare gira gute, ariko ugasanga ntubyitayeho, ejo ukazasanga havuyemo gusenyuka ku rugo rwawe.
ejo ukazasanga uvuga ati nta kindi nakujijije nuko utigeze nyine ujye ukora ibyo nakubwiye. Hari abagore babipinga kumva nayo, ariko ntabwo ari umwanya wo kwigisha. Najya mubwira ngo urubohero rurahari, kandi abagore barimo ingo zabo zirimo zirangira zikamera neza. Abagore baraza tukabafasha, dushobora kubigukorera ubishaka, uvuga uti ngiye ntabwo nabishobora, tukabigukorera bikaza neza ku rwego rwiza, ntibisumbana nkuko mwebwe hari abajya babikora bakabisumbanya. Turabigukorera neza bikaza neza kandi bimeze neza, umugabo akakwishimira ati no kuri warakoze umugore mwiza, nawe ukaba umugore mu rugo. Hanyuma umukobwa ugiye gushaka, uziko sheri wakora bikubwira buri munsi ati uzaze, nyamuneka ese wagiye mu rubohero, ese wakoze ibi nibi. Ni ikibazo gikomeye. Hanyuma uyu munsi ukaba utarabikora kandi uziko ushigaje igihe gitoya ukajya gushaka. Ubu urumva wicaranye iki? Ushigaje ukwezi kumwe cyangwa abiri kandi uziko utabikoze, kandi uziko ugiye gushaka umugabo ubikunda. Ni ikibazo gikomeye cyane. Turahari rero, turabafasha. Ari ushaka se ni hehe nabikorera, ni gute nabigenza, nabikora nte. Iyo ushaka umuti turavuga, ariko ikiza nyine ukora icyo ushaka, ari ukubigukorera cyangwa se kugira gute kuguha umuti. Dukorera rero mu mujyi, muzaza tubafashe, kandi abenshi tumaze gufasha bagenda batanga amanomero bavuga ati Shangazi yaradufashije ni benshi. Tubahaye ikaze rero, kandi tubabwira ngo Imana ikomeze kuba umugisha. Turabashimiye cyane. Mwadusanga mu mujyi hano rwose neza imbere ya BTN, hepfo ya hoteli Okapi, niho muzadusanga, niho dukorera. Hanyuma tukabafasha kuri ibyo byose bigiye bitandukanye. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Zacu ni 0788 344 18 cyangwa se 0722 62 35 276.